nongeye kubasuhuza nka YouTube channel Jayhim. So guys, tugiye kwiga ukuntu bakora file kuri VPN wifashishije Mango 4G. Kuri VPN kubansabye video rero kubansabye video baye ngombwa ko nibakorera igitaraganya. Na mbere uzafungura application, uzajya ku batayifite bazajya muri Play Store bayinstale, nimara kwinstala bayifungure. Numara kwifungura uzagera kuri screen isa gutya. Ikintu uzakora uzahita ukirika kuri, uzasoma ano magambo azaza yanditse please wait nsandikemo down. Noneho icyo tuzakora, uyu murongo uzaba watweretse ko wuzuye, tuzahita dukita no kuri next. Dukomeze, nitugera hano tuzakanda icyo bise allow kugira ngo twemeze twemererwe gukoresha cyangwa se twemererwe na application kuyikoresha. Ntabwo tuzakanda kuri don't allow. Nidusoza tuzakirika ngaho ariko tweka kuri refresh kuri UDP kuri UDP no tuzagira ute, tuzakirika twemezemo, ariko ntabwo ariyo tuzahita dukirika nona, gusa tuzakanda muri imbere na mbere nyine tuzakanda check UDP, kabiri dukande button ya start. Ariko tugiye gukora file yacu, twakritse. Nitumara gukirika turahita tujya kuri settings nyine, tumanuke kuri music settings cyangwa se music settings. Tumara kwakirika tujye muri tuzasanga ahangaha kuri web stock. Hatavivuye cyangwa se nabavivuye uzahihorera, nidusanga bivuye bizaba ari ibyo ngibyo. Dusubire inyuma duhite dukanda hano kuri three dots cyangwa se ku tudomo dutatu. Tudomo dutatu. Tumara kukirika ku tudomo dutatu tuzamanuka handitse save config. Tuzakirika. Tumara kwakirika tugiye gusettinga file yacu cyangwa se kuyemeza. Tuzayiha name. Tumara kuyiha name, izina urugero twandikemo Jayhim. Nidusoza twemeze. Tuzahita tumanuka hano hasi, ntabwo bizaba birangiye. Tuzakanda hano hambere handitse kuri lock payload. Twakirike. Nituhasoza icyo tuzakora, tuzakanda hano kuri file turayemeza nkuko mubona hasi. Export config yabaye success. Icyo tuzakora, tuzahita tuzanga tujya gushiramo ya file yacu kuri twa tudomo dutatu tudomo dutatu. Tumanuke hano kuri open, hano hambere kuri open. Nidusoza batujyana muri settings zacu. Turi 9:30 nibwo nkoze file yacu cyangwa se nibwo tuyikoze. Nkuko mubibona nyine biragaragara hano kuri file yacu, biragaragara n'indi bigaragara hano hambere. Barabona ko hano hambere ari 9:30. Tuyikirika baratubwira ngo config import success hasi. Noneho murabona ko dashboard yacu yahindutse. Icyo tuzahita dukora, tuzahita dukanda hano kuri restart. Nta kindi kintu tuzahita dukora, tuzakanda restart. Nidusoza restart tugiye kwaza dufungura iki connection zacu kuri Mango 4G cyangwa se kuri simukadi yacu. Fungure connection. Bibutse ko iyo wamaze gukora ino boro na file bizagusaba connection, kubura hano afite connection kugira ngo bwa mbere ifunguke. Bwa mbere iragora nyine
Yap, bwa mbere iragora, ubu twatangira tugakora start. Yap, tegereze, urabona ko ibaye connected. Yeah, connected successful. Nkuko mubibona hano yabaye success. Noneho murabona ko iri muri ya wakelock yacu equire twayikoreye nyine tu hano. Urabona ko twayikoreye, ngubu twatangira tukayikoresha. You are ready to go. Twagenda rero sasa. Twajya kuri za mbuga zacu tukareba uko bihagaze. For example YouTube. Yeah. Noneho guys, mwihangane gato, murabizi ko hano iyo duplaying video baratubwira ko twakoze copyright. Ndi home nyine tubisaba ngo njye hanze, urabona ko byakaze. Connection wapi nta gahunda. So yenda hari mu bintu bya YouTube urumva video zafunguka. Nabanje kumusekiriti birananira, njya mu bukrina ndagerageza nabyo birananira. Cyapfu guys, kujya video yacu taza gutinda rero nisanga mu kimotari nibyo utabyemera sinzi amagare nabyo ntiyakwinze ko nabyo ya
kora subscribe niba content yacu yagushimishije, niba byakunze, niba bitakunze nabwo comment isanga mu bukarani twandikire, utubaze, utubwire gahunda wagwaniriza bite, byarananiye kuko mubona ndi mu ntoki kandi murabizi akenshi connection zimeze nabi muri no minsi. Niko zitariki 11 z'ukwa gatanu, murabizi connection zikuntu zihagaze nabi. nimude gutya nk'abandi bana bose bagiye kura, nayo rero mfite inzozi zo kujya kwiga mu mahanga kagera kuri byinshi. Mbashonesheje guys, kora subscribe rero mpitamo kwiyahura n'izindi video. gusa tukiraho Ciao.